nongeye kugusuhuza nkwaye ikaze kuri Wondiwe TV. Niba ari ubwambere ugeze kuri iyi channel tugwaye ikaze. Kora kuri subscribe ufungura inzogera ujye ubona amamenyesha. Ndakubwiza kuri iyi channel ko nawe uzajya wandika muri comment uti nari narahombye. Yes, nari narahombye. Ubu niryo jambo tugiye kujya tubona muri comment. Yes, ndabatende rero uyu munsi ngiye kubabwira ibitabo bitanu ukwiriye kuba wasoma uhereye none bikaba byaguhindurira ubuzima. Yes, buriya rero ngo gusoma kugira umuco wo gusoma birafasha cyane, bikungura ubumenyi ku rwego rwo hejuru, hahandi nawe ubona ko hari impinduka zagaragaye. Niyo mpamvu rero nanjye nabitekereje ndavuga ni kubera iki ntaza n'ibitabo bitanu bishobora kuguhindura ubuzima niba ushaka kuva ku rwego rumwe ngo ugere ku rundi. Yes, reka dutangire n'igitabo cya mbere ukwiriye kuba watangira gusoma. Yes, kikaba kizaguhindura ubuzima, cyitwa Atomic Habits. Atomic Habits cyanditswe n'uwitwa James Clear. Ni igitabo cyiza cyane rwose cyaguhindura ubuzima. Iki gitabo rero kigufasha gukuraho urwitwazo, hahandi wanga gukora ibintu ukavuga uti ariko dore izi ni impamvu zituma nashobora kuba nagerageza iki kintu. Icyo gitabo kigufasha gukuraho urwo rwitwazo, mbese wagisomye nongera kugira urwitwazo handi wanga kugerageza ariko ngo ndabona nshobora gutsindwa. Oya, ibyo ngibyo biba byararangiye. Igitabo rero kigutoza ko ugomba kugira ingeso nziza buri munsi, za ngeso zo gukora ibyiza, za ngeso zo kugerageza buri munsi, hahandi udakwiye kuba wacika intege, uba ukwiye kwitoza, akaba ari nawe wanyura mu bintu bikomeye kugira ngo ugere kure. Yes, iki gitabo imaze kugisoma rero umuntu udasanzwe, kigufasha kuba wahita ugera ku nzozi zawe, za nzozi zawe wifuza. Iyo umaze kugisoma ubumenyi ukuyemo urabukoresha ukaba wagera ku nzozi zawe uko ubyifuza. Yes, niyo mpamvu rero barakubwira bati kubakira ku ngeso nziza. Za ngeso nziza nk'urugero nko kuba wabyuka kare, ni urugero dufashe. Ibi rero bishobora kuba byaguhindura ubuzima. Iki gitabo kikubwira byinshi cyane, ariyo mpamvu rero mwifuje kuba wagisoma. Ikindi gitabo rero cya kabiri ni iki, ni igitabo cyiza cyane cyitwa Can't Hurt Me. Nibyambabaza. Nibyambabaza. Yes, igitabo rero cyanditswe n'uwitwa David Goggins. Ni igitabo cyiza cyane. Igitabo rero kikwigisha ko ububabare unyuramo atari umwanzi wawe. Oya, ntabwo ari umwanzi wawe, ahubwo ni test, ni isuzuma urimo uranyuramo kugira ngo ube umuntu ukomeye. Yes, iki gitabo rero kikugaragariza ukuntu utakwiye kuba waheranwa n'ahahise, ahubwo ukwiriye kuba ugira imbaraga zo kugira ngo ureme ahazaza. Yes, rero iki gitabo kirakubwira ati niba utegereje morale, motivation, aho ngaho ngo naho uzagira, ahubwo aho kuvuga utegereje ibigutera morale, ibigutera imbaraga, barakubwira bati rwana, haguruka. Yes, haguruka ushake aho ugera. Urumva ko ari igitabo cyiza cyane. Yes, gira impinduka, niko igitabo kikubwira. Yes, rero ikindi kintu ni ikihe, ni ikindi gitabo rwose cyiza cyane cya gatatu. Igitabo cya gatatu cyiza cyane cyitwa Rich Daddy and Poor Daddy, data ukize na data ukennye, cyanditswe n'uwitwa Robert Kiyosaki. Iki gitabo my dear friend, niba ushaka kuba wasoma igitabo cyaguhindura ubuzima ukaba utarasoma iki gitabo, my dear friend, utangire uhere none usome iki gitabo. Igitabo kizaguhindura ubuzima. Igitabo rero kikubwira iki? Iki gitabo rero kikubwira giti niba utumva uburyo ukoresha amafaranga, cyangwa se utazi uburyo ki wakoresha amafaranga yawe azakugira umucakara, yoyo azagukoresha. Ikintu bakubwira ni byose iri mu mitekerereze. Itoze uburyo bw'imitekerereze niho uzaba ufite intsinzi. Igitabo rero ni cyiza cyane, data ukize na data ukennye. Yes, rero ikindi gitabo cya kane ni ikihe, cyitwa The 5 AM Club. Yes, The 5 AM Club. Yes, rero igitabo ni igitabo cyiza cyane. Wenda dushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda kigira giti itsinda rya saa 11 za mu gitondo. Yes, urumva rero ni igitabo cyiza cyane. Kubera iki yacyise ukunguku? Cyanditswe n'uwitwa Robin Sharma. Yes, rero iki gitabo ni igitabo cyiza cyane, kigira giti ya masaha ya kare yo mu ruturuturu, ya masaha yo mu gitondo cya kare. Nganga niyo ashobora kuba yaguhindurira
ubuzima. Barakubwira ati ikinyabupfura mbere yuko izuba rirasa kirema imbaraga nyuma yuko izuba rirenze. Mbese izuba iyo rimaze kurenga uba wamaze kugira imbaraga, ariko mbere yuko izuba rirasa hari ibyo ukwiye kuba wakora. Yes, nirirenga rero uzabona umusaruro. Yes, rero igitabo ni igitabo cyiza cyane. Yes, barakubwira bati witakaza igitondo cyawe ukora mu bintu bitagufitiye umumaro, hoya ahubwo re mu buzima bwawe. Yes, urumva ko ari igitabo cyiza cyane rero nawe ukeneye kuba wasoma. Igitabo ntugisoma rero kizaguhindura mu buzima. Igitabo rero cya nyuma ari nacyo cya gatanu cyitwa Alchemist, cyanditswe n'uwitwa Paulo Coelho. Yes, ni igitabo cyiza cyane rero. Yes, ahangaha rero iki gitabo kikubwira iki? Kirakubwira giti abantu benshi bapfana inzozi zabo. Yes, zibarimo ibaze ugapfana inzozi, hari icyo washaka gukora ariko ntugikore. Yes, barakubwira rero bati inzozi zawe ntago ari intege nke, ntago ari uguhitamo nabi, hoya ntago ari amahitamo mabi, ahubwo ni umuhamagaro wawe. Yes, barakubwira ati rero iruka ku nzozi zawe nta kuzuyaza, nta byo gucika intege. Yes, ibi rero bizaguhindura ubuzima. Nicyo kikubwira kwiruka ku nzozi zawe. Niba ari ikintu ushaka gushyira mu bikorwa, gishyire mu bikorwa. Icyo kintu gipfa kuba ari cyiza, cyaguhindura ubuzima, ugikunda, cyandura ubuzima abandi n'abandi bana kwigiraho. Yes, ngahe nguko ni ibitabo bitanu. Nubisoma ibitabo bitanu bizaguhindura ubuzima. Ushobora kwibaza uti ibitabo zabikura he? Ibi bitabo bigenda bigaragara ku ma website agiye atandukanye. Ushobora kujya kuri Amazon. Yes, niba rwose uri umuntu ukunda gusoma, ndabizi neza ko kuri Amazon ibi bitabo ushobora kubibona. Ahandi hantu ushobora kubibona rero ni ugukoresha icyitwa ChatGPT. hahandi ugenda ukaba wakandikamo uti wamaye iki gitabo, cyangwa se kaguha overview, kaguha incamake z'icyo gitabo, ukaba warushaho kuba wasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Nawe rero niba rwose ibitabo bigushimishije, reka duhore muri comment utubwire niba n'icyo wasomyemo rwose. Turasanga ko uri umuntu ukunda gusoma. Yes, wibuke gukora subscribe niba uri mushya rero. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.